Mushiti wawe Rigani yaravuze ati mu birebere neza mu Rwanda mbonye yaba ari umuhanzi wa mbere ndetse no mu karere yaba nk'uwa kabiri atagiye kure ati sibye Diamond niwe muntu wavuga ngo wagerageza kunyeganyeza imishumi ye iyo ubonye urwo rwego abantu barimo gushyiraho nanjye baza ngo ese kuko nawe niko bibona ariko byongera ngo ntago wabyemera ariko iyo pressure urimo urayihandoringa gute umunsi noneho tuzaba tutarimo kubivuga ntabwo tubwa bwabyo reka nkwereke njyewe nkorera Imana nta muntu n'umwe mpangana nawe nta n'uwo nshaka ko bangeranya nawe ndifuza ko uko nkorera Imana izambera umucamanza w'ukuri ikanshima nk'uko in fact umunezero wanjye kuri njyewe ninumva Uwiteka avuze ngo aranyishimiye nicyo gitego kiruta ibindi so kuri njyewe rwose kungeranya n'abandi ibyo ngibyo ntabyo nzi miliyoni 2 kuri YouTube bivuze iki nka subscriber ntabwo ndagusubiza iyo gisubizo aho nshaka kubisha iyo muri gospel muzanye ibintu byo gukompara muvuze ngo turi gukorera abantu kandi ngewe umurimo wanjye ni ku Mana Imana rero niyo igomba yonyine kunshimira ikambwira ngo ndakwishimiye abantu kunsapotinga n'umugisha no kuba banshira kuri urwo rwego ni byiza ariko kuri njyewe ni ukuri muzanabireke pe ibyo bintu rwose oya nta wa mbere nta wa kabiri njyewe ndi gukorera Imana nicyo kintu kinshishikaje wambwiye iminota 2 none dore ufashe n'icyo kuza miliyoni 2 kuri YouTube uri umuhanzi wa mbere w'umunyarwanda ibyo byakugereranya biranga ni ukuri abantu bose basubscribe Imana bamugisha cyane wakoze cyane nkuvuyemo ideni thank you brother